mukunzi w'ikiganiro Sanga Yesu Akuruhure amahoro. Ndagira ngo nkwibutse ko ubushize twabonye ubuhamya bwiza cyane butangaje bwa Denise Uwimana, uburyo yarokotse jenoside yakorewe abatutsi, uburyo Imana yaramye kuzamurinda ikamurinda koko mu buryo butangaje, akabyara muri jenoside rwagati. Ariko ntabwo twabisubiramo keretse niba utarareba ikiganiro cy'ubushize uzagenda ukirebe igiheruka. Twageze rero ahantu yarahuye n'ababyeyi bo babaga muri Kongo bageze i Kigali, ariko ubuhamya bwe nanone rwose buranyibutsa amagambo aboneka muri Yesaya igice cya 43 guhera ku murongo wa 1 kugera kwa 2, aho Uwiteka avuga ati, aho umuhanuzi yanditse ati, ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo kandi akakumva w'Isirayeli avuga ati, witinye ko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe uri uwanjye, nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca mu mugezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibintu byose ntibizagufata, kundi Uwiteka Imana yawe wowe wese umukiza wawe. Denise rero turacyari kumwe uyu munsi, ndagira ngo yenda wibutse wagukurikiye cyangwa n'ukunye bwa mbere umubwire uri mu ntoki bize bite. Nitwa Sakina Denise Uwimana, ngiraho n'izina ry'umutware wa kabiri mfite ubu ngubu Reinhardt, kuko byose ni amazina ari officiel mu byangombwa byanjye. Nkaba ndi umubyeyi w'abana 3, harimo n'umwe nyine nabyaye muri jenoside yakorewe abatutsi. Nkaba ndi umukozi w'Imana. Amina. Nagira ngo kandi niba utarakurikiye nabwanga Denise n'umwanditsi nyine mu Budage, aho twabonye ubushize ikindi gitabo yanditse ni mu Kidage, ntabwo nzi ibyo ari byo. Igitabo rero avuga ko byagenze muri jenoside, ibikomere yagize n'ukuntu yabikize, ariko hano kiri mu Cyongereza cyitwa kuva mu butaka bw'amaraso. Nkuye rero ukuntu nyine yakize ibikomere n'ukuntu yababariye. Denise, bushero twagarikiye ahantu wari umugeze i Kigali n'ababyeyi bari kwamaza ugasenga mbere yuko dukomeza. Urakoze Mwami Yesu kubw'uyu mwanya uduhaye wo kugira ngo tuboneke imbere yawe, kandi n'umwanya mwiza uduhaye kugira ngo duhamye ibyo gukiranuka wakoze. Amina. Nkaba ngushimiye rero kuko uduhaye uyu mwanya, kandi nze yuko uri kumwe natwe, kuko wavuze ngo 2 cyangwa 3 iyo bateranye hamwe bahuje umutima nawe uba uri kumwe nabo. Kandi nkaba ngushimiye rero yuko n'imitima y'abari kututega amatwi bayisanze ukayitegura, kugira ngo uzumva ubutumwa uwo ari we wese azakuremo ijambo umuganiriza, kandi iryo jambo rizamugirire akamaro. Ibyo rero ndabigushimiye cyane, mbisabye mu izina ryawe Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Amina. Denise rero twageze ahantu bageze i Kigali nijoro. Denise ntabwo nari muzi, ariko umusaza we yari inshuti yanjye, Focus Ngendahaye, twe tuziranye guhera 1998 Kinshasa. Ubwo rero baraza baturuka kwa Kabuga na Gahinja n'utwana twe 3 na se na nyina n'abavandimwe benshi, bari nka 10 bangahe burya sinibuka benshi, bari benshi, bari 10 bangahe. Bahagera nijoro, tugira Imana babona icumbi, hanyuma bisigaye n'ubabyikomereza mugeze muri Kigali rero. Mu buhamya bwa mbere nyine navuze yuko naje kugirirwa ubuntu ngera ku babyeyi bamaze kumbona, dufata urugendo rwo kuva muri Kongo, icyo gihe hitwaga Zaire, tuvayo tujya nyine i Burundi, kuko nabo bashaka kugira ngo batahuke, tujya i Burundi dusubira i Kigali. Niko bimeze. Iki naje mfite ihungabana rikomeye cyane, kubivuga ubu ngubu ni ibintu bitoroshye, cyangwa se hari igihe tubura amagambo yo kubisobanura. Abantu twarokotse jenoside yakorewe abatutsi, tukubwira ngo tuvuge ibyo twaciyemo kandi tubisohore mu buryo byakumvikana, ariko ni ibintu bigoye, biremereye, kandi buhamya bujya bwa buri wese ntibwagereranywa n'undi. Ni unique, buri wese afite inzira yaciyemo n'ubyo umuntu yaciyemo, aba ari ibintu bigoye. Kuko hari igihe najya mbwira abantu twahuye nabo hano muri Kigali, bakambwira ariko wa mugore we warokotse gute? Aho wari umugore w'intera hamwe. Ndabyibuka ko byambayeho, hakaba muri iyo timu harimo n'undi warokotse, atereka mbabwira ibyo uwo mugore ari kubabwira. Nibyo, jewe narokotse muri Sainte Famille,
ngo ndihishe mu kazu ngo kari abantu sinzi hari ababikira bari aho ngaho akazu k'imbwa ngo bagiye muri imbwa undi muri ako kazu ngo njya ku ifunguro ry'imbwa imbwa ntizimoke bituma abo bantu nyine bumva nyine uburyo narokotse naho bihari ibintu bigoye kubisobanura pe rero nararokotse mba hamwe n'ababyeyi aho nyine umuvandimwe wanjye Consolata yaratwakiriye nyine ababyeyi banjye bagira amahirwe yo kuba babona inzu yari iteganye n'ahanga n'iriya nzu nyine yo kwa Kabuga abariho baba niho tuba tumwe n'umuryango wose nari mfite ihungabana rikomeye cyane najyaga ngenda n'amaguru murabona ko umugabo yapfuye ntarabimenya ko ahubwo jewe numvaga nzamubona kuko simbyumvishaka ukuntu umugabo wanjye yapfa numvaga bidashoboka numvaga yari nyine aho ngaho Kamembe cyangwa ubwo numvaga wenda yaranagiye mu Kivu akoga kuko yarazi koga kuko niho aho yari yaravukiye hari ahantu bita muri commune Gafunzo nsubiye n'inyuma gatoya mu mbabarire ko ndagapfa kuko nta kantu kanciyeho mu buhamya bwa mbere ntavuze kuko n'intera hamwe zaje kunyica bashaka kwica abana banjye zaravuze ngo zikomoka muri commune Gafunzo ko zisha abana bose b'abahungu nta na kamwe gasigaye reka nongere ngaruke noneho nagendaga mu muhanda nkazamuka kuva ku Muhima n'amaguru nkazamuka nyine n'amaguru ngenda ndeba mu muhanda yuko namubona hagena ndeba hari n'igihe nahuraga n'umuntu nsanzwe nzi nkamwibagirwa simbite mwibuko ndabyibuka rwose ko nigeze guha n'umuntu ari nsanzwe nzi warokotse nawe yarokotse ari umukobwa namwitegereza ndatambuka nagenda nyuma nza kwibuka ko ari we noneho rero igihe cyarageze nabanye n'ababyeyi banjye noneho umwana wanjye wa kabiri Christian ndabyibuka agize imyaka 2 hari ku itariki 5 z'ukwezi kwa 10 1994 ndamwibuka ndibyibuka bose arambaza ngo mama papa apfuye nagize agahinda gakomeye cyane ndawo umwana w'imyaka 2 kugira ngo icyo kintu kimuzemo kandi wari umunsi wa anniversaire yiwe cyari ikintu cyangiye mu mutima kinzi nako nabivuga buri mugoroba ngewe natahaga nkarira nkapfukama nkarira buri mugoroba nabaga nafite gupfukama nkarira umugabo wanjye babwije kuri imyaka 7 namuririye imyaka 7 buri mugoroba ngataha nkarira kubwe nuko noneho kuko noneho reka mvuge biro ya Simerwa yari hane Kigali hino hariya kuri Ikinturura biro de liaison nuko byari ishami rya Simerwa kuko biro bikuru byari mu Bugarama njyayo mbonana wabaye umudirecteur wa mukuru wa Simerwa w'icyo gihe yari nyine Rwaka Theobald noneho rero niwe wari directeur general icyo gihe wa Simerwa ndaganira mubwira ngo anshakira akazi i Kigali arambwira ati rero hano Kigali nta bakozi dukeneye abakozi dushaka nabo mu Bugarama ko bose barahunze nibo tugukeneye noneho ndabitekerezaho nibuka yuko muri jenoside none Imana yarambwiye ati uzongera kandi ukore muri Simerwa icyo kintu nkigenderaho ndavuga ni koko n'Imana yarambwiye ntibyari byoroshe ngo nsubire gukora mu Bugarama aho hantu nagiriye ibyago ngenda kubwijambo ry'Imana nabitekerejeho cyane ndavuga nti se Imana yarambwiye ngo uzandinda inzira naciyemo yose yari inzira ikomeye ababyeyi barambye ati Denise ho yabiragoye gusura ahantu hameze gutyo ntugeyo n'abana bashi dusigira umwana mukuru ugende ubabiri udusigire ndavuga nti none badusigire mbitekerezaho ariko mfata umwana wa mbere n'uwa kabiri mbasigira umukuru kora abana wa kabiri nawe agikeneye kurerwa yarakiri mutoya noneho rero jewe genda kubera ijambo nibyo nabonye kuko nabonye mu by'ukuri ngewe naciyemo kuba ndiho ni ibintu birenze nta wundi muntu kandi wari kubikora atari Imana kandi mbizi ko hari muri zone turquoise nuko noneho barishe bararambirwa uko bashaka nuko noneho rero ubwo
akazi bati keretse usuye ku kese usubiye cyangwa ukajya gukorerayo noneho directeur wasimirwa anyohereza imodoka bisi nini njyamo nanigeze noneho ngize amahirwe musaza wanjye ngeze i Burundi arandeba mukuru fa kasagira gahinda ati deni tunapana ababyeyi nyine tuvuye muri nyine muri wacyagena twatumwe n'ababyeyi arandeba ati Denise we ati koko yarabaye wanje koko nta kintu na kimwe mufite nta arandeba ampa radio iyo radio nziza cyane yarafite iyo ngiye yaramfashije cyane yara mu ndirimbo njyaga ndirimba nkurikira indirimbo z'Imana yagiye impumuriza amakasete ijambo ry'Imana mbo ampa radio muko noneho rero ngeze noneho rero ubwo ujya muri simerwa bampa n'amafaranga kugira ngo nyine mbaze gura ibyibanze subira muri simerwa usubiyeyo mva ko nagombaga nyine gusubirayo kugira ngo nkore ntago byari byoroshye gusubira kuri simerwa ariko noneho nabwira directeur wa simerwa ntabwo giye nshaka gusubira muri quartier nari ndimo njya handi njya mu yindi ko bafite ama quartier njya handi mu yindi nzu sishaka kujya ndeba kuko umva ko nafite ama image navuga nti hoya sishaka gusubira aho ngaho njya mu yindi zuku njya mu yindi inzu nuko ndajyamo ariko gusohoka mu nzu njya mu kazi nkabona abagore bambaye imyenda yanjye yewe basahuye nkabona batambuka birata nkabareba ariko giye kubye mu byukuri wari umwanda numvaga ari nk'umwanda ntakeneye kugira icyo nongera gusubira mu rugo rwanjye no abantu bakajya bambira ngo Sudeni ngo urabizi uko hari frigo yanyu uko hari akabati kanyu uko nkumva sinshaka kumva ibyo bintu kuko nabanaga ari umwanda kuko baratwishe bariho umuvumo bariho imyanda sinshaka ibyo batwaye n'imyanda ariko kumva ntanzi ko bafitiye cyangwa kuba bafitiye inzira oya ukumva urabanze cyangwa urumva kambanze nkubwire muri ngewe ndabona nifite ikintu cyihungabana sinumva ko ndiho nayo nakora ku mubiri wanjye gutya numve ko nkiri muzima kubera ihunga se koko ubu ndiho natekereza abo turi kumwe natekereza aho nciye koko ndarokotse mutware ntahari baramwishe yabazariye ese nkajya ntivuga abantu kwa Oscar kwa Papa Diane hari abantu bose bakanzabo kuko bose barapfi ndiho hakora ku mbere wanjye nifite ihungabana rikomeye cyane muri ngewe harimo umujinya nifite n'uwuhe nuko twaratereranywe hari abakirisitu nari nizeye ntabwo bafashije jewe nari umukristo itorero rya ADPR cyo gihe bitwa itorero ry'umwuka nari niteguye kuzabona abantu baza kumfasha nta mupasiteri nabonye nubwo nari umukristo umuririmbyi uko ni ukuri umuririmbyi utanga icya 10 ufasha abakene ugira gute narabikoraga ariko icyo gihe mu byukuri niyo mpamvu ati nabonye abamarayika baza gushigikira amina ntabwo nabonye nafite nyine igikomere cyane cyo gutereranwa n'abakristo bagenzi uko nabo barishe utarisha afashe umupanga yaragambanye ni benshi icyo kintu cyari cyarambabaje no ufite umujinya mwinshi kuko numva n'igihe cya genocide yakorewe abatutsi numvaga niteguye yuko abasirikari b'inkotanyi uko Ubuhamya bwanjye sinzi ukundi muntu bazaza bakisha abahutu bose bishe ntabwo bazaduhorera naniteguye rero guhorerwa niko numvaga mfite n'umujinya mwinshi mutima kandi ari umukristo noneho rero nkajya mfukama nkasenga nkumva muri ngewe ndakonje nta munezero nta mushyikirano n'Imana uhari oya umushyikirano narasengaga ariko muri ngewe harimo ibyo bintu bimbiganiremo ariko ngasenga nkavuga nti Imana ntabara nkumva Imana iri kure nkayisenga nkumva iri kure yanjye nkumva nkiriza ubusa nkumva amasengesho asanzwe nabwo ntabwo ashobotse ntabwo ndi gufatisha Imana nkiriza ubusa ngatabaza Imana nkambabagira Imana ngire gute nkora nsenga nkora ntabaza nkora gira gute nkumva muri ngewe ibyo bintu birambiganiyemo ndi kuririmba ndi gusenga nkira gute Imana yorana n'abantu bakajya baza gusengera iwanjye buri wa mbere nimugoroba Imana yagatunga tuza tugusengere nkabona baraje baransengeye bagataha bakagenda bagataha nuko mbaho rero muri ubwo buzima nkora muri simerwa nuko nakira imfubyi abana barokotse batafite ababo bazi wanjye nuko noneho ndabakira ariko nari mfite ihungabana ngira amahirwe uruhande rwanjye hakambika abasirikare hari haje nyuma haje abasirikare ba ONU baraza barahakambika haza n'abasirikare b'inkotanyi
iruhande rwanjye inzu habaga umusirikare witwaga Tinka. Tinka numva ubu ngubu ariho arahari rwose ni umunyarwanda kuko nyuma twatuhungabanye ariko n'umwana w'imfubyi bari barishiye ababyeyi biwe bombi yari yarahungana ku buryo ijoro ryose hagiye yabaga ari gutaka ari kuriya tukamusengera tukagira gute noneho bakumva wacu hari ubusako bakaza ese mu byagenze gute tukababwira bakaguma aho ngaho bareba nyine ibyacu baduhumuriza nuko noneho rero uko byagenze kuko noneho nuko gusenga kwanjye mvuze muri makeya noneho rero ntangira gutekereza ku rugendo rwanjye noneho ku rugendo rwanjye n'Imana hari abapfakazi bakajya tubapfakazi barokotse bake cyane twiha gahunda yo kujya duhura nijoro kuko twarago tudiduhe ku manywa bazatwica uko n'ubundi ako gace kabaga harimo intera hamwe nyinshi n'ubundi zabaga muri Kongo zabaga Burundi zikaza kwica abatutsi basigaye zikaza guhungabanya umutekano wasimirwa ubwo rero noneho tukajya duhura turi kurera tuvuga ku byacu twibaza bizagenda gute ari umwijima gusa imbere yacu hari umwijima kazi aka tukavuga ariko kuko kose kuvuga agahinda kacu yari process ne tugiye gutangira noneho ibikomere amina tugaganira twageze kuganira baga natetse waragiza tukarya ifite kiba cyabashitsi nkategura nyine tukaganira wari umunsi wa kane wari buri mugoroba wari cyumweru akaza nyine tukavuga ibyacu twaragiza tukabwira Imana tukavuga agahinda tukatukana tukagira gute mbese umva ko ari kuvuga ibiturimo byose tubisohora tubivuga ubwo rero nuko byagenze buhoro none ku giti cyanjye noneho rero murabona yuko hageze igihe nabo mbere yuko bari abantu bari abahutu nyiri bari barahunze bagaruka yewe nari ndi muri process ndi kubaza Imana ndi kugira gute ngira nyibaza gute noneho mugihe ndi gusenga gutya ndi kusenga Imana impa amagambo ari mu byakozwe n'intumwa igice cya 26 umurongo wa 16 bize nko 18 mu by'ukuri nafunga Bibiliya yanjye gutya gikurira kuko burya nabaga ku kazi kasimaga n'ubundi nkaza nkapfukama mbe cya gitara cyanye nkaririra Imana hibaze ko bya bizagenda nkanuko noneho ubwo nari muri gahunda ko basemana ibi ni ibiki Imana yonyine noneho irangendera indimi ijambo rikomeye cyane avuga ngo rimwe yahaye nyine icyo gihe yari Sauli ahinduka Paulo ngo haguruka igituma nkubonekeye uno kugira ngo uzabe umukozi wanjye uzabe umuhamya w'ibyo ubonye n'ibyo uzabona n'ufasha abantu mu mwijima bajye mu mucyo bahindukire bave mu mwijima wa Satani babaregwa ibyaha byabo ngo ngutumye ngo baba mu bwoko bwanyu n'abandi ubwo rero ngiye ubwoko bwacu Imana avuga ngo intumyeho kugira ngo natekereza ngo n'abanyarwanda bose cyo gihe nabonaga ari abatutsi urumva aho uko narindi icyo gihe ngo utumye ko ubwoko bwanyu n'abanyamahanga icyo gihe urumva ntumvije muri imbaraga nyinshi cyane noneho ntangira gutekereza ku kintu cyo kubabarira amina kuko numvaga Imana kuko yonyine mu by'ukuri inganirije nayibwiye kube ubu narayibwiye ariko se koko uko kuremeye ko bica abatutsi bose ubwo se ko tuzongera turemo umuryango kiba nabwiye Imana ndi kuburana nayo tuzongera turi mu muryango nkibaza bose nkuko nabonaga ari ibintu bikamenya ngo ni ibiki kuko tuzongera tuba abantu kuko giye muri genocide nabwiye Imana koko uremeye ko dupfa nk'isazi ntagiye n'umuntu uvuga ngo stop rekera aho ngaho ni ibintu byinshi byambiganiyemo mu gihe cyose noneho rero sasa icyakozwe niki nuko nkimana kumva iryo jambo rinjemo gutyo ndavuga ntangiye gutereza kubabarira noneho rero mpita ndafata gahunda ntumiza umuyobozi w'ahantu baharata akagari harubaza mu masheshi noneho rero ndavuga ntekanje noneho rero kuko abo bantu nari nsanzwe umva ko hari group y'abantu nari nsanzwe nzi nuko noneho nomereka mubwire noneho rero mutumeho mvugane n'abantu giye mu by'ukuri nari ndaho ngaho nta muntu watinyutse ngo aze kumbira ngo Denise utubabarire twaragusahuye twarakwishe haba abakristo haba atari abakristo makoze basimirwa nta numwe ubwo nari ntegereje ngo nzabona abantu baza banyegera nta numwe ahubwo nige bateye intambwe urumva rero izo mbaraga Imana yampaye izarize ntago uzakuva ku muntu wari wese
ntabwo wabivuga ni Imana yonyine yanisangiye none ndayumvira ntera intambwe uwo mugabo rero ateranya abantu benshi kuko akuri bakora inama yo mu kagari abatumira bose baraza yitwaga Fideli ndi mubanzi gutyo arateranya noneho rero sasa kuko nagiye mu butwari nabwira ni koko babaze kuhaba mutwikire mudusahure mugire gute nta n'umuntu umwe tinyuka ngo waze kugira ngo asabe imbabazi bose bareba hasi ntirikoze noneho rero uko ni ukuri singejya mu Bugarama se sinjya se njya batumira bakaza da amina ndababwira ntumbare mbabwire Imana yabantumyeho ngo nzi mbabwire mwihane ibyo mwadukoreye kuko n'umutihana ariho hahandi leta rero iriho izabashira muri gereza ariko Imana iramye ngo mbabwire ngo mwihane muzabone ubugingo buhoraho amina uko ni ukuri amina barandeba bamwe bakajya bareba hasi none se ubwo ntawe utinye ngo mbabarire none se muri yifuza yuko mbakorera iki uko nabajije murifuza ko bigenda gute bose ngo tubabarire bareba hasi tubabarire nubwo rero hindi rero ngewe rero ndababariye ku mugaragaro amina ngiye kumara umudamu umwe turi apfukiye hejuru ngo ye baba we ngo Denise atubabariye nka Yesu Kristo ku musaraba nuko yavuze uwo mudamu urumva nuko ndababarira amina mu rugo amina sinagiye ariko mbere ya mu by'ukuri ntarakora iyo ntambwe nabonaga umuntu utambuka afite umupanga ntagiye kuntema nabonaga umuntu utambutse ntagiye kuntema ariko maze kwatura icyo kintu hari ikintu cyabanje cyakoretse muri ngewe ubwoba no butangira kugabanuka muri ngewe ibuka atari kugabanuka muri ngewe butangiye kuvamo nkajya ntamuka ntari kwikanga ntari kwiga kurota aho ibintu najyaga ndota nyine badutemagura ariko kwikanga umuntu mu nzira bitanyesa naho bigabanukaga kwikanga umuntu bikagabanuka noneho rero ko ikintu cyambaye amina abashitse ku cyo bamenye ko nababariye ati Denise yatugambaniye we tantera hamwe yazibabariye we ndabumva ndabumva kubera yuko ntayo sinamenye kuri ibyo nakoze babonye ni nkihahamuka n'umuntu ababonye hahamuka kandi uko bimeze ibyo nakoraga byose gitira mu nterahamutse maze rero reka no bazajye kundega none ubwo noneho haje abasirikare noneho bacu b'inkotanyi nakwikora barahageze ubwo rero ntambuke rimwe noneho umusirikare w'inkotanyi yaje kumpamagara kuko bari bantu barabavuga bati yuko nkorana n'ibipinga kuko ako gace kose kabaka hari intera hamwe zabaga hanze baraba bagiye Burundi baje mu Rwanda mbese bagatera igihugu urumva ko hari abantu bagambana cyane bagambanira igihugu icyo gihe bagatera bagashaka kugira ngo basenye igihugu uruganda rwasimirwa bakica abaturage uko hari igihe bagiye baterana za mine ntizarobanuraga ari umutuzi aramucaga ari umutuzi kamwica noneho bakafokasinga no kubarokotse batutsi ibintu nk'ibyo bari ibintu cyari gihe kigoye cyane noneho ngewe abarokotse bajya kuvuga bati Denise arimo akorana n'abantu bangiye igihugu bibipinga noneho rero gene ifite umujinya mwinshi arimbajije ngira umujinya mwinshi muri ngewe kuko muri ngewe numvaga abasirikari b'inkote bazaza ngo bahite bihurira rero niko gena biteze maze noneho ndamubaza ariko se ubundi bwo kuvuga ngo ngewe nina nkorana n'ibipinga kubera iki mwebwe mutaje ngo muduhorere ngo mwice bari bahutu bose bari batugiriye nabi maze umusirikare w'inkotanyi ambwira ijambo ryiza cyane murabona n'icyo gihe cyose mu by'ukuri ijambo n'ubwambere n'iki jambo nkurikije ko navuga naryumvise neza arambira ngo hoya ngo twebwe ngo ntabwo ngo turi abantu bagomba kwihorera kubera yuko politike yacu igihugu cyacu ari ubumwe n'ubwiyunge nese burya nese uzi noneho jewe ndiwe ntinange rero burya ndi umukristo none se baraguguye abagushyira ku murongo none se bari abantu batugiriye nabi buriya ntajya mbegera ngo mbabwire mbereke yuko batugiriye nabi bazavayo gute bazihana gute koko kuko jewe ndashaka kuzabereka ko batugiriye nabi uzi kuntu yambwiye ngo ngaho rero komeza amina muri make mbambaye mbonye favor y'urumusirikare wambwiye ati
komeza umurongo uriho. Amina. Urumva nawe abaramfashije igikoresho cy'Imana yabaye cyane cyo rwose kuko ukumva yuko giye numvaga muri njye harimo kwihorera ariko ati hoya ntabwo twihorera ahubwo nimaze kubwira n'imisiyo mfite ati komerezaho. Amina. N'amaki ntabwo nangifite nanone ndetse nitahira mu rugo sibona. Amina. Noneho rero reka rero noneho abatahutse babaraje babahungutse abandi bagire bajya muri Kongo bagarutse babari barahunze ntibagarutse ngiye kora mbona umudamu umwe aje mu rugo sibyo aje mu rugo mbona arakomanze muri barahunze agarutse aje ndikanga namukingura ajya muri salo ndamusubiza ariko njya mu cyumba areba abawe niko se mana koko baratinyutse ibintu badukoreye urukumva kugira ngo kwabayira ni umunsi umwe ni urugendo utata wibesha ngo narababariye ngo stop ni urugamba ugomba kurwana na satani umunsi ku wundi ukaravuga ati stop satani nariyemeje narababariye kuko ntabwo uzabura kubona ibintu biza bikushaka kugira ngo uve mu rugendo watangiye. Icyo nakoze niki tagiye mu cyumba we Imana yanjye we koko ngo ni ibintu byashoboka se. Noneho hahita haza ijambo muri ngiye mu bitekerezo bijyanitse mu Baroma 12 umurongo wa 21 bavuga ngo unesheshe ikibi ikiza. Amina. Ikibi cyo kukunesha ahubwo unesheje ikibi kiza. Amina. Genda umugaburire genda umuhe icyo kurya umuhe imyambaro nanjye ari isezerano ryanjye muri wowe Deni mwana wanjye. Amen. Naragiye sibyo ndamwakira ndamugaburira sinsuye muri simirwa nari mfite uburyo narakoraga abantu n'umutima baranzi nuko rero kuko nyuma ya jenoside naravuze ngo ntabwo jewe aho bashije kunshira ubagira umucakara ntabwo nzahajya ahubwo ngomba gukora ngafasha sibyo ngafasha abagenzi banjye. Ubwo rero nizo mbaraga nari mfite nuko nari ndihungabanya ariko nibyo nabaga mvungambiri nahise ndagenda muhe imyambaro. Amina. Ndamuha imyambaro ndamuha ifunguro. Amina. Aragenda ntiyagiye. Amina. Ubwo na pasiteri wacu abazi baramuzi nuko yaratahutse yitwaga muri Ndabigwi uko ni ukuri kwanjye yanatahutse nafite igikomere gikomeye cyane cyo gihe aratahuka kuko nuko benshi baranarwaye benshi bagiye muri Kongo bagakorwa za macinya benshi tukajya tugenda kubasura byaje amujyambiye ngo nishishe ikibi cyiza urebe ukuntu abantu bamenya ko bakoze ikibi abantu bazima bazi ikiri nuko kubereka indi kote nziza bazi umwijima kuko Imana yambwiye ngo bave mu mwijima babajye mu mucyo nakora ibyiza babone umucyo wari we hagenda nkabagaburira nkabaho icyayi ataha mu rugo twagemuraga icyayi cyangwa ikiro cy'isukari nuko muri make wagiye ukira gukira bikomere rwa urugendo rurerure ariko icyo kintu naragikoraga nkagerageza gukora icyiza kugira ngo nyine mereke ikibi mbese umwijima nuko nagiye mbese ubwo rugendo nk'urwo noneho rero haza igihe cyo kugira ngo noneho nari ndambiye kwa mu Bugarama urumva ko nasubiye ahantu kuko ari Imana yavuze nawe mu byumba no kubabarira nawe byo bikomereye ibyo urumva ko ari umugambi w'Imana kugira ngo ngire usubire ahantu wagiriye ibyago muri ntabwo byari byoroshye pe nuko ntabwo byari byoroshye ariko nyine nkabwira Imana mbabayira umvana ahangaha uzareba ahantu handi kure unjugunya ukumva ko yari kurabisabaga ubwo icyo wagombaga cyangwa Imana yabonye ko kirangiye nuko numvaga Imana yambwiye ngo uzaba umukozi wanjye uzagenda mu mahanga nuko urumva uko Imana yambwiraga uzaba umukozi wanjye uzajya mu mahanga uzajya noneho rero sasa igihe kiragera simirwa koko impamitation kugira ngo kuko cyari tugeze mu gihe cyo kubaka igihugu simirwa yari yo ifite amasima ifite ugomba kugira uruhare rwo gutanga amasima abaturage bubaka igihugu yari batoranya barantoranya kugira ngo njye gukorera i Kigali mpagarire depensima ya Kigali ibiraba ariko mbere yuko nza umushinwa araza nibagiwe hari kado umushinwa aza kumpa kado uwo mushinwa ari umuntu w'umusaza ashaka kujya iwabo ampa kado y'ingofero za ngofero z'abantu bambara barimo bahinga mu miceri iwabo niko kuko yarayimpaye nabona sinayiha papa nubwo yakunda kwambara ingofero nta munayiha ariko arayimpa ayifunga muri ambaraje ngira ngo ni ikintu cy'igiciro ampaye arambya ngo ntugire umuntu ntafungura ureke hari ngo ni ikintu cy'igitangaza ampaye noneho nzakufungura mfunguye ariko Mana yanjye mbadese ariko se Mana yanjye ingofero nzayimaze iki uyu muntu koko ariko ndi mupfakazi uyu muntu
kwande yanywaga n'itabi cyangwa yarukaga n'itabi uyu muntu koko iki kintu se ni igiki sinapapa ngo ni ingofero sinagira gute ariko yaraga kandi yari zimeze gutya umuntu nyine umuntu abantu bambara barimo bamwe mu mirimo nyine ziboshe mu bikoresho byo mu Bushinwa ariko mugenda ari munseka nabihinyuye numva muri ngewe hajemo ikintu ariko Denis iyo umuntu aguhaye kado uko yaba ariko kose ntagomba no kuyishimira ngo yakire gase ubundi Denis ngo iyi ngofero ivuga iki mu jambo ry'Imana ntangira kwikanga hari umugenzi wanjye iruhande rwanjye twakoranaga w'umudamu ndikanga ntiyivuga agakiza umuntu uko rero nuko agakiza kaje mu isi abantu baragahinyura abantu ntibakakira baragasuzugura kandi arakagiciro nawe rero komeza agakiza kawe ubwo nari rivuze ariko uyu muntu abuza amadolari 20 yampa ntazi ko ndi umupfakazi uba giye nashaka amadolari 20 ho kado kandi ampaye ikintu cy'agaciro mumve uko byari bimeze ariko ubwo iryo jambo Imana imaze kunganiriza ubwo yambiraga mutima wanganiza gutyo bafata ya ngofero nkatangira nkayizinga nkiza muri tiroir ndi kwihana mu mutima nimbabarira navuye aho ngaho ntanga ubuhamya mbwira abantu ko Imana yangendere none rero sasa none kasubire mu Kigali njya kuri deposima abantu baranzi bakera baranzi sima nakiraga kuva ku muntu wo hasi umuturage wo hasi kugeza kuri delege wa president wa republika icyo gihe natangiranye icyo gihe hari Bizimungu Pasteur wari president kuko nawe yatumaye yoheregezaga intumwa nawe nkamuseriva sima icyo gihe rero niho nakoraga kandi noneho rero ariko noneho kubera amasezerano y'Imana Imana yamye ngo ko nzayikorera noneho rero ubwo nafite amasezerano ko nzakorera Imana ngeze Kigali nibaza icyo nzakorera Imana nkajya nsenga Imana ngo inyobore nakundaga kuririmba ndi mu Bugara muri korari nkaririmba ngeze Kigali musaza wanjye Fakasha Denise ngo turirimbe mu rusengero rwa francophone uze tujye uririmba kandi ko mfite impano yo kurimba numva uwo muhamagaro utari kuza reka mbanze senge nibwo noneho rero nabonye intumwa noneho umuyobozi wa Solace Ministries witwaga Kwandi aza kuri deposima noneho aza kuri deposima asanga ku meza yanjye hari Bibiliya kubera yuko natangiraga akazi kasimerwa gafata umunota umwe wo kubanza gusenga n'abakiriya banjye barabimenyereye amina abona gasenga ameze kose kano kado kangana gutya kagufiye gatoya nari kaneze cyane urumva nako nari message none se kagasenga ibiki numva ari bakamenya abandi ariko bibirangira hari ati araza nawe yigengesera ati iki gitabo ni cyiza ariko ni cyiza nikomeza akazi kanjye ubwo kabiri ambajije umuntu ataza kunyibeshyaho ijewe ni umupfakazi wa jenoside ni kandi umugabo wanjye yapfuye muri jenoside kandi genda umukristo ati dufite n'abandi bapfakazi dufasha ushaka n'ubundi tujya tuteranya tugavuga ijambo ry'Imana ushaka bazaza noneho rero njyayo noneho nza kujyayo nanjye ntangira nyine nkura n'abandi bapfakazi tutangira noneho kujya n'umuryango mbese n'umuryango uhumuriza abapfakazi urumva rero naje Kigali nino mbanza kuwukoreramo nabanje gukora ndi umuvolontaire ariko noneho Imana igikorera nasimirwa kakora muri simirwa rwose noneho abapfakazi bamaze kumenya uwo ndi we baza bakwirirwa iwanjye kuri deposima ibacirirwa iwanjye noneho rero twikanyirira gutyo noneho rero icyabayeho niki nuko muri makeya nasenze Imana yambwiye ngo uzajya kunkorera none nsanga kuko ngomba gutanga umusanzu gupfa gufasha abapfakazi bagenzi banjye nsezera akazi kasimirwa nta muntu unyirukanye ahantu nari mfite assurance medicale 100% mfite imodoka injyana mfite ariko narebye y'Imana yandengeye haleluya kumva imwe nzakomeza kundengera aho ngiye sinitaye ku assurance sinitaye ku biki no hari Imana izamfasha njya gutanga umusanzu mu bapfakazi basimirwa njya gukorayo akazi nza gukorera akazi ba Solace Ministries kuko nasimirwa yarabaye cyane ko ngiye kubera kugiye ngiye gukorerayo abantu barabizi ngiye gukora ngiye gufasha abagenzi banjye naho naragiye ndakorera ariho noneho naje guhura n'umutware ariko nawe yaje ari umukozi ufasha mbese ari umuntu uje gufasha abapfakazi n'imfubyi nawe n'umupasiteri w'umuteologe
teologie wo mu Budage n'umuntu twaje kumenyana nyine tuza gukora ubukwe mu kwezi kwa 7 ese ari cyo tukira hari kimana rero bikubwiyeho cyangwa mbere hose kuzaguha umugabo jewe mbabwije ukuri nararokotse maze kurokoka muri ngewe navuze ntago nzigera nshaka umugabo nijye bazakora Imana ubuzima bwanjye bwose kuko nabwiye n'ubuzima bwanjye bwose buzahesha Imana kuko no muri jenoside yaga mpigira Imana ntinundinda nukandi nzawe umuntu wo kuzavuga upfu twapfuye we ntizahamya mvuge kuko numvaga niba n'Imana kiriho ikunda bariya twebwe nta kidukunda nuko ariko navuze noneho maze kurokoka mbona Imana koko ndayibona ndavuga niyo yonyine uti ntabwo nzashaka hanyuma rero byaje cyangwa ntabwo noneho rero ukuntu byaje kugenda mu by'ukuri hari abantu baza bakumira se n'ibyo uzashaka umuntu wese ambira gushaka ubu umuntu ashaka kumbuza umurongo wo kukurekira Imana harambira ngo acyari mutoya Denise nkumva kari nk'umuntu ushaka kunyobya mama wanjye yarasengaga cyane ati Denise narakore nakandota nkabona uzashaka mama we yahishujwe cyane ati ahubwo nabonaga n'uruhu rwera mama wavangiwe n'abandi abandi babimbwiraga amahora avangiwe yarimbwiraga ati tukarabiburana ahubwo n'umunsi nkuru uko yarabivuze ati Denise yarambwira ngo azashaka akavuga ngo ntarisha ngo ndi kumubuza umutekano ariko mu by'ukuri kuko nugira ngo nemere mumenye ko ari byo byose hari ibimenyetso byinshi nagiye nsaba Imana kandi byose kuko we yumvaga twako twanakorera n'ubukwiriye haba no mbakubukorera n'ahangaha abantu bangi bakabubona byose base n'ibintu amateka maremare gusa noneho twarashingiranywe njya mu Budage ngeze mu Budage rero jewe ndarifite ibyo nasezeranye n'Imana ibyo nabwiye Imana n'abana murabajyanye abana umwaka donc abana bagomba kuza officiel nabanje kugira ngiye nyine barasigara noneho babana baje bafite ibyanwa byose byuzuye kugira ngo badusangiye kuko jewe nsubire nyuma gatoya jewe ubwo nari hari igihe Imana guisezerano ukibeshya hari igihe Imana kugisezerano wowe ukashaka kwiyobora kubera yuko nari mfite abavandimwe banje baba muri Amerika barabamye uzi dusange muri Amerika uzaze ndashyuhaye nuzi impapuro zose mbona umuntu uzandihira tike n'abana banjye mbona umuntu uzafasha ku bintu bya visa niteguye byose ndavuga ntarikoreka mbisengere ndebe ko bivuye ku Mana ko ari igihe cy'Imana maze rero nigira ku nkuru uko ni ukuri nigira ku nkuru nziza ntuze nakunda kujya kubisengera muri lunch hour murabizi ko habaga inyigisho za buri lunch saa 6 rero bafunga depot abakozi bakabakiriya atari Denise nujya kurya ntigiye akuye narabihaze ngiye gusenga hari abaramfashije cyane mu ijambo ry'Imana kuko navuye mu Bugarama nkamye mu mutima nkishaka ijambo ryacyo ryuzuye umutima wanjye maze rimwe mfite icyo cyifuzo cyo kujya hanze nibwo Imana ivugiye muri pastor Masasi cyo gihe ari mu evangelist ntabwo ari pastor ati hanga harimo abantu barokotse jenoside nicyo kibazo afite umutima wanjye nta muntu ngiye gucira urubanza mvuye ngo iki bijya bose afite dossier yiwe atariko Imana iravuze ngo afite umugambi ngo kugenda ngo bareke iki ngo bagende bavuye mu gihugu bagende kuko Imana iravuze ngo izabakoresha ariko igihe si iki ngiki ngewe nicyo kibazo nijyane imbere y'Imana musobanuza ngo banze mutegereze ngo Imana izabase kandi nigewe mu by'ukuri yambwiraga simvuye aho ngaho maze ngenda ngo barajya hanze ngo bakideklara ngo ni impuzi numva ni ngewe none se ko Imana yansezeranije ko izandinda ninjya hanze haravuga ko mpunze igihugu kandi ntarahunze cya gihe ubu ngiye kubeshya ntigewe kandi icyo gihe Imana yarabikoze byose kabyikorera ubwo ko byagenze nuko nahamagaye umuntu bambwira ngo azanjyana namutelefone ko najya kuri simerwa hato dufite tware reka mpamagara hanze ngira umukozi nishaka guhamagara hanze ampubwe burenganzira ndahamagara mvugana n'uwo muntu ndamubaza ni se muri makeya arambwira ati ningera hanze bizagenda gutarambira ngo uzideklara uzaza kimwe n'abandi ese abandi baza gute ko nabagenzi nzaza umpaka nzakora nziga nzabigenda uzaza kimwe n'abandi abandi se baza gute urumva nicyo yambwiraga abandi nyine baraza bakideklara bihuje nuko nibyo nabwiye bitandabireka muri make rero nase mbishyira ku ruhande baganihoya igihe cyane se kingiki kuko sicyo nasezeranye n'Imana kuko wumvaga ngomba ngiye kuzajyayo mu mucyo nuko nicyanageze rero uko nageze no hanze process y'imbabazi yarakomeje njya muri Amerika n'umutwaro wanjye kuko akunda kujya hanze kuko n'umuteologe mu conference y'abateologien hano tujye muri Amerika tujyayo tugeze muri Amerika
mu gutembera tubona kuri muri oni hano hari amabendera menshi turi muri ya bisi itwara abashyitsi amabendera menshi ndabaza hano ni hehe ngo ni muri oni mana we niba abantu oni abantu bituranye muri jenoside ndasakuza muri bisi stop bose bisi irahagarara turasohoka ubuzima dusanga uwo munsi ni umunsi wo gusura tugezemo mama we mbona noneho ya makasike bleu mbona aho bya ni karabaye abani babandi batwishe umva ko niviriye muri bwa bugarama bwanjye ngeze umva ko ngeze aho ngaho nabiteganije bitangira muri toilette mana ushaka kumbwira iki abani babandi badutereranye ushaka nkora iki umva ko process yakubabarira maze rero cyakozwe niki nafashe bibiliya yanjye ndakora kunimba nisenge ntingambwira sifite ngiyato naho ufunguye ahantu hansubiza avuga ngo Yesaya 49 urahera ku murongo wa 13 manuke hepfo kuza 15 ngo birashoboka yuko umubyeyi ashobora kwibagirwa umwana wiwe yibyariye ariko ngo ngewe nkabona kwibagiwe ngo naguciye mu biganza byanjye nk'imanzi burya none ntayira gukora interpretation giti cyane burya aba bantu bita ngo ni oni bitakora ngo ni nk'umubyeyi w'isi yose bahagariye isi yose ariko baradutereranye baratibagirwa ariko Imana ntabashatse ko twebwe tushira turiho none se Mana ngire gute genda mu gitabo cyabo ubyandike ubabwire amina mu gitabo cy'abashitse ndabandika himwebwe rero muri jenoside mwadutereranye mwadutereranye ntimwadufashe ntayera barakariye ariko ndabariye kandi hagiye hanyuraga n'abasirikare ba ONU wandikaga muri rurimi nabanje nabishize mu gifaransa cyangwa sinibuka mu Faransa mu Cyongereza ariko narabyanditse noneho rero kuko habaga abasirikare ba ONU babaga bari muri mu bugarama nyuma ya jenoside barebaga nabase baje gukora iki twarashize twatumaze ngo baraje mu gihe tukiriho ntibaje kudutabara umva ko umushinya wari uhari icyo gihe rero narabarakariye narabangaga ariko noneho guhera uyu munsi wa none ndababariye ariko icyo mbasabye mugiye no mu Rwanda mutabare mfugine abapfakazi cyane cyane abantu babahoje ku ngufu mu batabare mu by'ukuri abantu ubuhamya mufite access mu archive ya ONU muzabibonamo nabyanditsemo rwose ndasiba ni muwe mwaka ubwo hari mu kwezi kwa 10 mu 2009 numva ko process yo kubabarira cyarimo numva ko Imana igira intego intravaya si ibyo byose numva ni Imana igiye intego mu byo bwije none rero ngende inyigisha none rero urumva yuko ngeze niriya rero umutware wanjye kwera ko akunda igihugu cy'u Rwanda anakivuganira afite ukuntu akunda igihugu Rwanda amateka yayo ni inshuti urumva noneho rero ubwo bakakari batutumwe mu biganiro gutanga ubuhamya ntanga ubuhamya nkaba narasezeranye abapfakazi ko nzakomeza kubabera ijwi ubwo rero nuko nakomeje kuba ijwi ry'abapfakazi bakoze jenoside yakorewe abatutsi ni kuko nzi ibikomere byabo nari nzi ngo ngegeranye n'abakomeretse wababaye ariko muri kwa ya groupe yacu ntago ari Sores n'insizo twabagamo hari umuryango w'abapfakazi tuga Ebenezer twahuragamo abapfakazi gusa nta ruguvanga maze abapasiteri twahera tutira abapfakazi abakozi Imana kutubijambo riduhumuriza abapasiteri utayisire n'abandi bitwagana abameshaka n'abandi bamitwa gutyo abapasiteri benshi batewe kudufasha bakatuganiriza we bakadufasha bakaduhumuriza nuko twagiye nyine mwahoraga igikondo twahuriraga mu mazu y'abapfakazi habaga amazu y'abapfakazi twahuriragamo harimo n'abamamara mbere hano baramuze bakunda gutanga ibiganiro bamara mbere Beata Mukarubuga nuko noneho rero sasa tugatrabaya ku buhamya bwacu ubwo abapfakazi rero harimo n'abantu b'abapfakazi babaga bafite bakora mu maserivisi atandukanye twiha gahunda yewe ndi muri Simirwa uri ari muri Retrogaze uri ari muri service ya santé uko nzadufasha abapfakazi bagenzi bacu nuko twatangiye turitangira bagenzi bacu ushaka mu Budage twaruke mu Budage rero nuko rero yewe noneho ndi mu Budage ngeze mu Budage noneho rero nkajya mvuganira noneho rero abapfakazi bagenzi banje noneho rero nkavuga kuko numvaga nsize abapfakazi bafite ibikomere sibyo bibabaye bakeneye guhumurizwa ye no kugira ngo noneho n'isi imenye yuko badutereranye kandi bamenye ko yuko hari donc nabo barigizemo no kudutererana byose nkabivuga ubwo rero nuko bimeze bavandimwe giyeho noneho nageze igihe noneho rero nkumva yuko ngomba gukora
organisation. Amina. Kandi niba narayikoze si ukuvuga yuko nari mfite ubwenge ubuhanga n'ijambo nagendeyeho. Amina. Hari umuntu watumye mbaho. Uwo muntu watumye mbaho rero arifuje yuko hari icyo ngira, hari imitima myinshi. Noneho rero ngomba gufasha kugira ngo bave mu Imana yabisezeranije. Noneho rero ngira amahirwe 2013 noneho nandika article hari magazine ikinyamakuru cy'abakristo mu Budage. Noneho nasohoye mu Ubuhamya bwanjye mbahita ako kanya hazamwo indi donc publishing house maison d'édition abantu bandika ibitabo b'abakristo bahise babona ubura buhamya ni ngoma ngo bugere bumenyekane. Ubwo rero niba bafashije kwandika iki gitabo mu cyambere ngo hamwe n'Imana muri jenoside yakorewe yo mu Rwanda ngo yari hababuze nyine ngumva ko babuze yuko ngo yari mu bantu bita ngo n'abatutsi, ariko Imana yaramurokoye mu byo gubitangaza ngo afite noneho mission kugira ngo yamamaze urukundo bone ko babyanditse. Igitemo cyambere cyarasohotse. Nuko noneho rero ubundi ntago tuvuye kuri jenoside y'abanyarwanda, ariko banditse u Rwanda kugira bamenye yuko umuntu ushaka gushakisha u Rwanda arubone, jenoside abibone. Abibone nta nicyo bari bagambiriye. Nuko noneho rero urumva iki gitabo rero cyatumye abantu benshi mu by'ukuri benshi mu Budage bari bazi u Rwanda muri flu batazi byabaye, ariko giye ahantu hose twagiye dutumirwa n'umugabo wanjye byatumye abantu benshi bafunguka. Gwera 2013 benshi umva ko nyine intangire kuvuga benshi mu by'ukuri barabisobanukirwe no kuko na ambassade yacu iri yadufashaga tukakora ibiganiro no muri za parlement y'u Budage ambassade yacu yikaza ikadushyigikira. Nuko urebye nuko noneho rero baba akaba abapfakazi, noneho hari abapfakazi bahantu bitwa Imukoma bahama hamwe n'ubise ngo basembye bose. Burya rero aho ngaho niho noneho nagiyeyo. Noneho rero uratangiye organisation noneho njyayo ubu natangiye kubafasha, ariko nkiri ninahanganye ndabasura, ariko byoroheje kusa byoroheje, ariko nongezeho ko nabonye n'imbaraga n'umutware wanjye aramfasha kuko afite umutima gufasha abapfakazi n'imfubyi. Nuko bamubenshi babita ngo umusaza wabo. Kuko rero nibwo noneho nagize igitekerezo noneho nyuma noneho ngira amari w'iki gitabo gifungura imiryango by'ukuri tukaya. Noneho umugabo wanjye akorganiza abantu baza kureba amateka y'igihugu cy'u Rwanda bagasubirayo, kuko abantu benshi bajyaga bavuga hari interahamwe nyinshi zahungiye mu bihugu byo hanze bagenda babeshya bavuga ibintu byinshi byo kubeshya. Icyo gihe noneho abiziye bakamenya ukuri. Ababwira rero gihe ntanze ubuhamya ubwo mbabwiye nse tujya kubavuga ngo hari intambara abantu baricana ngo ibikini hari ibintu byinshi cyane, ariko rero muze tujyane. Noneho bagera kuri tere bakibonera ukuri bakahita noneho bagasubirayo bagasobanukirwa bakatanga n'ubutumwa. Nuko noneho nanjye biragiye mu 2015 navuze nti ngomba noneho kwandika gukora NGOs kugira ngo noneho ubutumwa bugere hose. Nibwo noneho nashize organisation yitwa Iriba Shalom International. Noneho hano bari abamukoma nabo nuko narara bitangiye hariya nyine Mukoma dufite noneho nararahatangiye ishami yitwa Iriba Shalom yo mu Rwanda. Noneho rero urumva yuko bafakazi bari bababaye rero batekereza kugira ngo intera hamwe mara kukubohoza iteme igutegeke kugira ngo ujishure umwana wawe bamuca umutwe ureba batumutwe bamuteme awuteme ujye mu mwobo wa toilette n'ibintu birebire niba nawe muzigereyo mwumve. Noneho urumva byari ibintu no kubyumva bigoye. Nibazaga se aba bantu bazongera kuba abantu gute, ni gute kubafasha bumve ko ari igiciro n'iryo shaka narwanye mu by'ukuri kugira ngo bahugiye basubira babone agaciro kabo bave muri iryo hungabana. Kandi mu by'ukuri nabo twarafatikanije jewe ndazi nkajya mu murima yabo tugahingana nkabasura tugakora n'umuturage ngewe ngubu nuko byagenze nkagenda tugakorana imirimo. Ubu rero nibyo ubwo rero muri makeya uwo murimo rero ni kugira ngo twamamaze tuvuge kuri jenoside yakorewe abatutsi, abantu bamenye ukuri kwayo, kuko hari ibintu byinshi bivuga bitari byo rero. Kandi nanone no kugira ngo mu by'ukuri abantu bamenye Imana, bagarukira Imana, ko abantu bazi Imana kandi bayibeshya, bagenda mu mwijima bakabeshya, bakisha mu matorero, bakisha hehe kandi bakora ibintu by'umwijima. Nuko rero muri makeya noneho igitabo cya kabiri
ngiki kuko madame Consa amaze kubivuga jewe nari iki cya kabiri cyasohotse 2019 nakoranye ikiganiro na kuri CNN na Christiana Amampua nawe twakoranye ikiganiro ari kumbaza ngo koko urizeye ko mu Rwanda koko ashobora kuba reconciliation icyane ndayizeye kubera yuko numva mu by'ukuri umuntu wese abishizeho umwete ku giti ciwe akavuga ati jewe ibyabaye ngomba ibyabaye muri iki gihugu ntabwo ngomba kubisubiramo ntabwo ngomba gusoma muri iki gihugu umuntu agaharanira amahoro ku giti ciwe amahoro ku giti cyawe ukayana mugenzi wawe ukahisha mugenzi wawe agaciro ukumva yuko uri umunyarwanda koko ntushire imbere yuko uri umututsi cyangwa se uri umuhutu tugafasha kubakana iki gihugu mu by'ukuri byose byagerwaho mu by'ukuri kandi nkanye nkaba gishimiye Imana yo ntekereje n'igihe cyo kwibuka nkatekereza uburyo igihugu cyacu cyaduhaye igihe cyo kwibuka noneho tukaboneraho turirira igihe turira urubuga rwo kurira urubuga rwo gukira kuko nabyo mu gihe cyo kwibuka ni igihe mu by'ukuri twahawe i process ya healing kuko nabwiye Imana koko uremeye yuko abantu bapfa nk'isazi yombuye abantu bashingura ariko Mana mbega leta yacu urakarama mwami Yesu uhezagire leta yacu mu Rwanda rufashe tube mu mahoro nuko muri makeya gikora no kuri simerwa nabonaga n'abantu bakaza abantu ntari ntekeza ko bashobora kuza ngo mfashe abana babo bakaza amaza minervare zabo ngo nimbahera abana nkabona baratinyutse nanye nkabikorera icyo muri make ubaye ni burebure kandi mu by'ukuri nta wundi banshoboje ni Yesu Kristo amina kubabarira ni process kandi mu by'ukuri iyo process n'urushinda cyayi irimo kuko bigaragaza ntabwo ari jenoside gusa n'uyu munsi turabikomeza mu makazi kacu baturanyi bacu mugire muvuga mu buzima bwacu bwa buri munsi hari imiryango yacu hari ibintu byinshi by'amakonfi abarimo hari niyo mpamvu tugomba gufata mbese kubabarira no urwo rugendo gukira ibikomere mbese nta kindi cyafashije ni muri urwo buryo bwo kubona abagenzi banyu tugasohora ibyacu nkaba mbashimiye abakeneye kuzajya bankontakta mwakomeza iki gitabo muragisanga hariya kuri ku rwibutso rwacu rwa jenoside hariya ku Gisozi mwakibonayo mwagikomanda mukakigura nuko bimeze ahasigaye nkaba nshimiye Imana cyane kuri iyo porte mu mpaye gutanga ubuhamya ibindi ukeneye yajya anyandikira tukavugana telefone unashizeho na Iriba Shalom International uzambonamo ushaka no contact hano dukorana organisation ebyiri hari Iriba Shalom iri mu Rwanda hari yitwa Shalom Ministries hano Kigali hagaruriwe na madame Drosera Nduwimana abona abantu dukorana nabo ubona umwe muri bafakaje nababwiraga twariyemeje kuza yadufasha abagenzi bacu nuko muri ubwo buryo murakoze haleluya wamya bwa Denise ngenabwe ko muzigera mu cyana kandi Kigali ariko by'ukuri Denise ubonye ni mugufi aranantubaye ariko uribaza se Imana murabona mu kumukoresha navuga ku rwego rw'isi sibyo Denise icyo yiyemeje yaravuze ati nge nditanze nzagukorera Imana ishaka ko dutanga ubushake bwayo ntabwo ireba ubuhangange ntabwo ireba diplome ntabwo ireba ngo ufite ibiki n'ibiki ireba ubushake bwawe kandi mu by'ukuri iyo Mana nk'uko Denise yabivugaga uwo ari we wese nawe ukurikiye ibyo yakoreye ni byinshi kuko utagutereka nkwihe burundu ukareka uburyo ubukoresha hari amagambo njya mvuga ngo nayanjye Denise buriya nawe naye nkunda cyane ari mu bakorinto ba mbere igice cya 26 ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data yuko abo ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi n'abakomeye bahamagawe atari benshi n'abakomeye atari benshi n'imfura zahamagawe atari nyinshi ahubwo Imana yatoranije abaswa ntabwo Denise ari umuswa sibyo nshaka kuvuga ariko abantu baciye bugufi basanzwe sibyo Denise musanzwe mama w'umupfakazi muri simerwa nanjyaga musanga ari atuza hari mu ivumbu rya simerwa musanga yes ni bari ko Imana kugeza igihe cyo kuri one akajya kubera kwitanga abamuga atari benshi ahubwo Imana yatoranyije abaswa bo mu isi bikoze isoni abanyabwenge kandi yatoranyije ibinyantege nke byo mu isi bikoze isoni ibikomeye hari indi jambo ngira ngo nsorezeho riboneka muri Petero mu gice cya 2 ijambo nkunda cyane haravuga ngo ariko mwebweho mu ruboko bwatoranijwe haleluya Denise Imana yamutoranije abatambyi b'ubwami ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse
kugira ngo mwamamaze ishimwe rye yabahamagaye ikabakura mu mwijima ikabageza mu cyo w'itangaza. Kera ntimwari ubwoko ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimuri akabarirwa ariko none mwarabarirwa. Ntabwo bibyarikanye ifunge sinongera kwisoma. Ariko nayo nkubwire ngo Denise Uwimana yamutoranije irimo kumukoresha ibikomeye kandi ikintu ngira ngo ngarukeho. Nubwo yagiye avuga nyine ibintu by'ubwicanyi bwawe mu Rwanda ariko imbere y'Imana ibintu bigiye abahutu n'abatutsi nta gaciro bifite ngo nambibabwira. Reka baba mareka Imana yohereje bari abantu nyine bari abahutu ariko Imana yakoresha baramurinda. Sibyo Denise? Imbere y'Imana rero njya ngubabwira ngo niba abatutsi bambaye imyenda y'icyatsi kibisi abahutu bambaye imyenda ya bururu ikagenda igatoranya abahutu ikaba Imana ikambira imyenda yera ikajya amatutsi ikambira ikaza n'ubwoko bwatoranijwe buri hamwe bushyize hamwe. Wowe uva muri bya bindi by'abahutu batutsi birya nta gaciro biguha. Reka birya nta gaciro biguha. Bu mwana w'Imana maze no kuregera agaciro Imana ikagukoresha naho ubundi ibindi byose ni zero. Mwijuru ntabwo ari ijuru ry'abahutu n'abatutsi nta ijuru ry'abazungu. Abase mu muzungu Imana itamukoresheje n'abantu bamwe b'abazungu. Reka da umuzungu niba ari umwana w'Imana ni umuvandimwe wawe. Haleluya, amen. Tugeze rero ku musozi w'ikiganiro ndagira ngo nshime byimazeyo Denise muhamuse kwa mu Budage ubu ngubu ari hano yazanywe n'iyo mirimo niyo yitangiye abayaje muri iyo mirimo ageze kenshi aka muri covid rwose aremera siga umugabo n'abana araza abana baranakuze n'umwe yashingiye sibyo Denise hari umwe yashingiye umuto wundi wavutse muri jenoside yarashatse mwumva rero nibitangaza by'Imana yarazutse n'umugabo ko yarazutse ubwo rero mu by'ukuri yitanze kugira ngo niyo mwanya utange ntago byari byoroshye kuko abafite byinshi cyane. Denise mu izina ry'umuntu wese uzakurikira ikiganiro kandi kikamufasha ndagushimiye. Murakoze cyane. Ndagushimiye utakomeza kukoreshe njye kubwariko n'inshuti yanjye magara tuzaranyeho byinshi cyane cyo guhera icyo gihe 99 nyakane 94 se wera 94 ndabyibuye myaka 27 yes ni inshuti rero numuvara byo byose ni ukuri ni umuntu witangiye umuntu w'Imana yivuye inyuma ikondekeraho ariko reka nundi dusoza yemeye ko telefone tuyitanga ashaka ukazagiye bamu byo amaze washatse ase rero Denise dusengere dusoza. Nibyo mwami ndagushimiye cyane yuko turiho kubwo umugambi wawe n'impamvu udushakaho nkaba ngushimiye cyane rero kubwo ikiganiro cyangwa se ubuhamya washoboje gutanga hano nkaba ngushimiye cyane kandi nsabira n'imitima izumva ubu buhamya kugira ngo uyisange kugira ngo twese hamwe mwami tuzabashe kongera kubaka ubuzima bwacu bugendeye mu mucyo buri mu mucyo wawe buri mu rukundo bugende mu mbabazi zawe mbese buri wese kandi twubake n'iki gihugu cyacu dushize hamwe mu buryo utwifuzamo kugira ngo duheshe icyubahiro izina ryawe ndetse n'abanyarwanda twese nyagasani mwami tubashe gukomeza kuba mu mahoro dushigikirana dufashanya dukundana n'icyo ngusabye kandi urakoze cyane kuko ubyumvise nkabasabiye umugisha umuntu wari we wese umva iki kiganiro n'utacyumva ariko uzamushoboze kucyumva kandi uhera umugisha igihugu cyacu ubuyobozi bwacu buduhera umugisha ibi ndabigushimiye cyane mu izina rya Yesu Kristo amen. Amen.